mbanje gushimira wowe ukomeje gukurikira YouTube channel yacu Urumuri TV20. Komeza rero urebe video ngenda nkushyiriraho umunsi ku munsi cyangwa se igihe runaka, hanyuma ukomeze turyoherwe n'iyi channel yacu. Ubu rero tugiye kuganira ku ngingo yo guhemukirwa. Bigira ingaruka zikomeye, ariko ntuzatume ubaho mu gahinda, kugira ngo tubyumve neza. Kenshi turahemukirwa, ariko noneho ntibizatume ugira ikindi kibazo gikomeye. Kugira ngo noneho ubyumve neza, reka turebe ingingo tugiye kuganiraho ebyiri, arizo cyangwa se tugiye kuganira uburyo wava muri ka gahinda ugatangira ubuzima bushya. Iya mbere, aho kugira ngo uhemuke wahemukirwa, kugira ngo ubyumve neza, uzitegereza umuntu wenda waguhemukiye cyangwa se hari kandi kabazo mufitanye, iyo mugiye guhura urebe ko nazagira ikibazo kukurusha kandi wenda wowe waraniyakiye. Ndagira ngo rero rwose, aho kugira ngo uzire guhanganye n'umuntu, ahubwo wamureka ukamureka, kuko hari igihe azabona ko yibeshye. Ingingo ya kabiri rero, utekereza ko uguhemukiye hari undi uzamuhemukira. Sinibwira ko wagenda usaza udahemukiwe cyangwa udahemutse, ariko ndagusabye ntuzigere ugira inzigo kubera ko umuntu yaguhemukiye ngo yaguhemukiye, ahubwo umva yuko wowe wishyire mu mutuzo, ahubwo nyuma we niwe uzabona yuko yibeshye, aho kugira ngo ukomeze ubabaze umutima wawe. Akenshi niwe uzagera nyuma akumva yuko yanakosheje, ahubwo kandi we wararangije kwiyakira. Komeza rero dukurikire, ukore subscribe na like, ndetse ukomeze udushyigikire, kandi ndagushimira. Ese wowe iyi video uyibonye gute? Mbwira muri comment.